Nidusangire ijambo nyemera gwikazo wese bwo kwana natwe kuri televiziyo y'u Rwanda mu kiganiro cyacu tugiye kurebera hamwe uruhare rw'inganda ndanga umuco mu guteza imbere umuhanzi muri rusange cyangwa se umuhanzi ubwe ku giti cye guteza imbere iyi sector y'inganda ndanga umuco. Turaza gusobanukirwa neza ese tuvuze uruganda ndanga umuco ni uruganda ki noze kugira ngo uruganda rutunganya ibindi bikomoka ku biribwa n'ibindi. Ubugarwo n'uruganda runini cyane tuza gusangamo ubuhanzi ndetse ubugeni n'ibindi byinshi baza kudusobanurira. Ni gute rero uru ruganda ndangamuco rushobora guhanga imirimo myinshi, kuko urubyiruko rwinshi bafite impano ariko ugasanga batazi ko barizwa muri no secteur, ariko nanone ugasanga hari inzitizi zihari uno munsi zisa nkaho zikibakoma mu nkokora. Ugasanga hariho cyo tago ni piracy, turaza kubirebera hamwe. Ugasanga nanone hari abantu bacuruza ibihangano by'abantu bakabyitira ndetse n'ibindi kandi mu by'ukuri byagatunze nyirabyo. Ese nyirabyo hari uburenganzira buhari bumurengera by'umutungo bwite ndetse n'ibindi. Ibi byose nibyo tugiye kurebera hamwe mu kiganiro cyacu dusangire ijambo. Reka ngo ikaze ariko mpani kaze abatumirwa ndi kumwe nabo. Mpereye umunsi bwanjye ndi kumwe na Murekeyisoni Jacqueline, akaba ari umushoramari muri sinema, akaba n'umuyobozi wa Cinefam Rwanda. Tubahe ikaze. Murakoze cyane. Nanone twategwa na Munezero Ferdinand, akaba ari umuyobozi w'inama y'igihugu y'abahanzi. Twishimiye kubana nawe. Murakoze cyane, nanjye nishimiye kubana namwe. Murakoze. Turi kumwe na Morane Emile, akaba ari rwiyemezamirimo w'umuhanzi. Ubundi abahanzi mu kubakira ari imvugo yabo ubwabo ari ukuntu bivuga iyo bije mu kiganiro. Emile, iyo mvugo ni murakoze cyane. Turi umuti mu nganzo, umuti mu nganzo, umuti mu nganzo, umuti mu nganzo. Turi umuti mu nganzo, nkaba Emile Morane. Iyo tuvuze inganzo nongere se cyangwa rwose nta kubujije pe. Umuti mu nganzo reka mbanze mbabwire ngo isaro ryisa. Yego. Urakaza neza urisanga isaro ryisa. Urakaza neza, urakaza neza urisanga isaro ryisa. Ruriho neza isaro ryisa, isaro ryisa. Bagutegereje nyamatsiko menshi, uje ko kuzura ikibasumba, uwo twifuzaga, uwo twashakaga. Urakaza neza urisanga isaro ryisa. Urakaza neza, urakaza neza urisanga isaro ryisa. Ruriho neza isaro ryisa, isaro ryisa, isaro ryisa. Yego Rwanda nziza we, yego Rwanda we, kubyara neza Rwanda we. Isaro ryisa. Atwije neza mu kiganiro dusangira ijambo. Turagushimiye cyane Morane, ariko noneho ndagira ngo mpere kuri Ferdinand. Ubundi inganzo ubundi ifite ururimi rwihariye niko nabyita, ku buryo indirimbo ushobora kuyihangira mu Rwanda, wajya wenda muri Afrika y'Epfo ukayisanga ukayibyina, wajya mu Burayi ukayisanga ukayibyina. Umva ni ururimi rukwiye guhuza abantu muri rusange. Tuvuze inganda ndangamuco tuba dushatse kuvuga iki? Ubundi nk'uko warakoze cyane, inganda ndangamuco ngira ngo hari inganda hakaba na secteur. Ni ibintu abantu baba bakwiye kumenya, bakamenya no kubitandukanya. Ariko nanone cyane cyane izo nganda ndangamuco zikaba zishingiye ku buhanzi. Ngira ngo wenda mbere yuko tujya no ku ruganda nyirizina tubanze twumve ngo ubuhanzi ubundi ni iki. Yego.
kuko hari ahantu twigeze kujya mu nama imwe y'abahanzi, abahanzi batumiwe batandukanye, noneho hari umuntu wari uhagaze ku muryango akajya abwira ngo injira, umunyamuziki injira, ariko ageze ku muntu ukora ubuhanzi bushingiye ku gukora imyenda iva mu mpu aravuga ngo wowe ntabwo uri umuhanzi. Bishatse kuvuga ngo ubundi ubuhanzi ni ubuzima muri rusange. Mu Rwanda ngira ngo dufite inama nkuru y'igihugu y'abahanzi igizwe n'ingaga zirindwi. Izo ngaga zirindwi rero harimo performing arts, ni ukuvuga ngo ni bwa buhanzi bujya kuri scene birimo imivugo, kubyina n'ubundi buhanzi butandukanye. Tukagira music federation cyangwa urugaga rwa muzika, tukagira urugaga rw'ubwiza n'imideri, beauty and fashion designing, tukagira urugaga rwa sinema ariho harimo nyine filime, hanyuma tukagira urugaga rw'abanditsi abandika ibitabo, tukagira ndetse urumva ubwo buhanzi bwose ni ingaga ko ari zirindwi. Izo ngaga zirindwi rero zikubira hamwe ubuhanzi muri rusange. Wumva ko bikubiranya hamwe kandi ubuzima bw'abantu muri rusange. Bishatse kuvuga iki rero? Ya mirimo yose y'ubuhanzi y'ubuhanga, umuntu wese ujya mu nganzo agatekereza, agakora imagination, yarangiza agakreya cyangwa agatangira gukora ikintu akagishyira ahagaragara kirimo ubuhanga buhanitse buvuye mu by'ubwenge, cyose kiba ari ubuhanzi. Bishatse kuvuga ngo ubuhanzi ni ubuzima. Niyo urebye ukuntu twicaye ahangaho, umuntu watekereje kuba wicaye aho agashyira kano kantu hagati, uyu mubyeyi akaba ari kumwe natwe hano hagati gutya, n'ibi nabyo ni ubuhanzi. Ibi rero iyo bikozwe neza bibyara wa murimo w'ubuhanzi. Noneho tuze rero ku cyo bita inganda, kugira ngo uruganda rubeho nk'uko wabivuze dutangira ikiganiro, wavuze ngo hari uruganda rw'ibiryo rutunganya ibiryo, ariko noneho tuje no mu ruganda rw'ubuhanzi. Uruganda rw'ubuhanzi ni iki? Ni ya mirimo yose ishingiye ku buhanzi yakozwe mu buryo bwo guhuza imbaraga hamwe, ariko igamije gutanga umusaruro ushingiye no ku mafaranga. Bishatse kuvuga ngo byitwa uruganda ari uko byatangiye kuvamo ikintu gishobora gutunga umuntu wagize gute, wagikoze. Noneho za sekiteri, yaba sekiteri y'umuziki, yaba sekiteri wenda tuvuge y'abahanga imideri, iyo bihuriye hamwe, izo mbaraga zihuriye hamwe zigakorera hamwe, nizo zibyara rwa ruganda. Urwo ruganda rutanga akazi. Kuko uyu munsi mu Rwanda dukeneye kuba dufite abahanzi ariko bahanga, bagatungwa n'ibyo bagize gute, bahanze. Aho ngaho nibwo tuzabyita uruganda. Uruganda rero rwitwa uruganda kubera ko rutanga akazi kuba rurimo, kandi rutanga akazi ku bantu bose bafite umurimo ufite aho uhuriye n'urwo ruganda mu mikorere yarwo. Ruhagaze he uru ruganda rero mu Rwanda no munsi? Uyu munsi nibyo nakubwiraga, nyuma yuko abantu bamaze gutekereza, abahanga batandukanye ndetse cyane cyane na leta ibishyiramo imbaraga, nyuma yo kubona ko ubuhanzi bushobora gutunga abantu, nyuma yuko kubona ko ubuhanzi bushobora guhanga akazi haba ku bahanzi ndetse no ku bandi, kuko iyo ugiye kureba value chain y'ubuhanzi harimo abantu benshi batandukanye. Leta y'u Rwanda ku bufatanye n'abahanzi muri rusange birumvikana hatangiye gushyirwaho imirongo itandukanye kugira ngo noneho bwa buhanzi bwitwe koko uruganda. Ariyo mpamvu habayeho inama y'igihugu y'abahanzi. Inama y'igihugu y'abahanzi ikaba ihuriwemo abahanzi batandukanye, ariko nanone ikaba ihuriwemo na barwiyemezamirimo nk'uko mubona Murekeyisoni Jacqueline ari hano. Ni ukuvuga ngo urwo ruganda rurimo ruragenda rwiyubaka. Hamaze gushyirwaho inama y'igihugu y'abahanzi irimo za ngaga zirindwi, zirimo ziragenda ziyubaka, zishaka ubuzima gatozi kugira ngo dutangire dukore ibintu bikurikije amategeko kandi bizatanga umusaruro ku gihugu. Uruganda rero mu Rwanda rurimo ruragenda rwiyubaka, kandi ikigaragarira amaso nuko hari abahanzi benshi batangiye gutungwa n'ibyo bakora umunsi ku munsi. Mura, ibintu birabatunze rubuhano? Uretse inyago ya Covid yadukomye mu nkokora, uretse inyago ya Covid yadukomye mu nkokora, umuziki ni ubuzima. Ikindi cya kabiri, umuziki ni umwuga. Ibyo nize yenda mu mashuri singira menshi aruta y'abandi, ariko ibyo byose harayo mfite. Imirimo y'akazi nakoze irenze 10 muri domaine zitandukanye. Nahisemo kubihuza byose, mbihuza mu nganzo yanjye, nubaka umutima mu nganzo. Kubera ko hari nk'akaririmbo yenda abantu baragakunze ariko ntibamenya nyirako, ariko kari kuri radio Rwanda na televiziyo. Televiziyo ntabwo kariho kubera ko nta mashusho twagakoreye. Nagakoze nagahimbye muri 1999, gasohoka muri 2002. Niza ku karirimbo uraza gutangara, urasanga ukazi. Byanyeretse agaciro k'igihangano. Igihangano ntigisaza, igihangano ni umugati w'ubuzima bwose. Nubaka rero umutima mu nganzo, umutima mu nganzo ni igitekerezo kiri kinini. Yenda harabakurikirana umutima mu nganzo ku mbuga nkoranyambaga zacu, baraza kureba kuri YouTube channel umutima mu nganzo ibyo dukora, banadukunde banadukoreshe tunakorane. Umutima mu nganzo turi music live band igizwe n'abana bato, urubyiruko n'abandi bantu bakuru.
umuti mu nganzo turi itorero ndangamuco ubu nahamirije ntiwatangara wasanga byasaga tukaba dufite kandi umuti mu nganzo dufite sound system ubwo byose ndimo kuvuga ko ari umuziki umuti mu nganzo ibyo tuzi ntitubyiharira dufite music school twigisha abandi kubera ko umuziki tugomba kuwuha abantu bose bakawugiraho uburenganzira nta bawuvukiye ibyo nkora n'abandi bose njye numva babikora tugahera rero mu bana bato tukajya mu rubyiruko no mu bantu bakuru umuti mu nganzo dufite icyo twita US umuti mu nganzo studio dufite studio ya muzika y'umuti mu nganzo dufite icyumba cyo gukoreramo imyitozo y'abahanzi n'ibindi bikorwa bitandukanye byo kuvumbura no guteza imbere impano z'abantu batandukanye ndetse mu minsi ya vuba turateganya kujya muri artist management gufasha abandi bahanzi bagenzi bacu igisubizo cyoroshye rero nuko umuziki ari umurimo n'akazi mu gitondo mbyuka njya ku kazi nkakora umuziki nkirirwa nkora umuziki nkarara nkora umuziki mboneyeho gusohoza umuti mu nganzo wose aho bari abana bato cyane abana b'imyaka 5 ibyo bakora wenda baza kujya kuri YouTube channel yacu cyangwa se ku zindi mbuga zacu Instagram barabona ibyo dukora ntabwo bisanzwe ko ushobora kubona umwana w'imyaka 5 acuranga indirimbo ya Whitney Houston ndetse n'izacu bwite nk'umuti mu nganzo akayicuranga avuza piano muzadutumire vuba ahangaha tuzagaruke tubibereke imbona nkubona uyu munsi nabibese ubundi iyo umuti mu nganzo twateranye abana gitari zose barazitwara piano zose bakazitwara n'abacunze ku jisho bagiye ku ishuri rero umuziki ni umurimo ni akazi ntabwo ari cyo umuntu akora yabuze icyo akora nta nubwo umuziki ntabwo ari cyagiye hari abajya bambaza batese aba bana buriya mu ishuri bariga mu ishuri bazajyayo bige kuko nanjye narize nzi agaciro kabyo ariko nibarangiza banakore abana banjye iyo nakennye ndabaguza iyo merewe nabi ndabaguza kuko amafaranga barayafite turayakorera umuti mu nganzo dukora mu birori bitandukanye mu bukwe mu minsi mikuru YouTube mu minsi mikuru atangira kuduha amafaranga n'izindi mbuga zicuruza ibihangano ndaza wenda kujyana bigarukaho cyane uburyo bwiza byakorwamo ariko nta kandi kazi nkora katari umuziki umuziki ni umwuga rero ni umurimo ndetse by'umwihariko Andrew nagira ngo mbwira abadukurikiye ko umuziki ngira impano zitandukanye zo gukina umupira w'amaguru volley basket n'izindi ariko umuziki ni imwe mu mpano umuntu amarana igihe kirekire cy'ubuzima bwe n'ibanga rikomeye ni ukuvuga ngo bimpesha ko nta muntu utakora umuziki ku myaka afite ubu ngubu mfite abanyeshuri barimo kwiga bafite imyaka 60 umuntu akaba afite imyaka 60 Eugene ndamusuhuje kuko ni igitangaza aravuga ati ngewe ngiye muri pension ntacuranze umuziki naba mpomba biraryoshye umuziki rero ni umwuga umuziki ni umurimo abasaza dufite bari muri muzika umuziki nta pansi ibamo ubwo dusuze ba Eugene bose aho bari Eugene n'abandi banyamuziki bose bawukunda guhera mu myaka mito kugeza bashaje rero umuziki uradutunze kandi uzanadutunga kurushaho uko tugenda twubaka uruganda nibyo nkuko bivuze mu kanya gato aza kutubwira ukuntu byakorwamo noneho kugira ngo bitunge nyirabyo birimo no munsi kagaruka gatoya kuri Murekesoni ari ikintu yakomojeho Ferdinand dutangira kijyanye n'abashoramari muri no secteur uno munsi iyo tuvuze izi nganda ndangamuco bisa nkaho abantu batarumva neza gushora imari muri kino cyiciro watubwira impamvu nge ndavuga muri sinema cyane abantu batangira gushora imari muri sinema batangiye bakayireba gutya bakayireba kuri televiziyo bakareba filime bakavuga bati kira kintu nanjye nagikora babirebera ubuntu akabashyizamo amafaranga akaba arahiye kubera iki nubu afite passion aragikunze yumva ashaka kugikora ariko hari ahantu atangiriye hejuru yubakiye ku musenyi uyu munsi abantu bose binjiye muri sinema bakorera gutyo basa nk'abacitse intege ariko abenshi batangiye kubigarukamo kuko bariho barabona uburyo babyinjiramo neza biterwa n'iki byatewe n'uko habonetse uburyo bwo kubahugura kubereka ko ibyo bariho bakora ni ishuri bigomba guca mu ishuri bigomba guca ku ntago umuntu hari ubwenge karemano hari n'ubwenge umuntu ahaha ubwenge bwo muri sinema umuntu arabuhaha ntibibuza ya nganzo irunganirwa sinema rero ntabwo ari
filime ntabwo wapfa kuyikora gutya ngo ushoremo ngo ubone inkuru nziza. Inkuru ushobora kwandika inkuru ikaba ari nziza pe, ariko amahirwe yo kugira ngo uyikore neza ikubyarire umusaruro ukaba ntayo ufite kubera ubumenyi. Ubwo rero ubumenyi buriho buragenda butangwa hirya no hino, abanyarwanda bariho barahumuka, leta iriho irashyiramo ubushobozi bwayo. Ibigo bidufasha biriho biragenda, Rwanda Film Office, Rwanda Film Federation, abangaba muri inama nkuru y'ubuhanzi bose bashyizemo imbaraga. Igihugu kiriho kirabona ko muri sinema harimo umutungo, ikintu tugomba kubyaza umutungo. Ibindi bihugu byabibyaje umutungo, sinema irimo amafaranga yihishe pe, yihishe kandi agomba kuvayo akabyara agafasha igihugu nk'uko yafashije ahandi. Ariko tukiri aho ngaho, aho nituvuga ko harimo amafaranga tunarebe ku ruhande rwa karite y'ibyo dukora. Aho abashoramari impamvu tuvuga ko batagaragaramo muri no sekiteri, aho namwe nimwaba mutungwa agatoki kuri karite y'ibyo mu producinga ku buryo bidashobora kuba bishobora gukurura cyangwa kureshya. Njyewe ntago ndi umushoramari ku buryo bweruye, ariko ndabavugira kuko abenshi nko mu minsi ishize ntago njya kure, mu byumweru 3 bishize twafasha abagore b'abashoramari bo muri sinema, tubafata mu rwego rwa Cinefame. Tubagira inama y'ukuntu bagomba gushora amafaranga. Gushora amafaranga kuko yashora nka wa muntu nka kwa kundi urizi rushora umutwe rutaza aho ruwujyanye. Yego. Abo bagore twarabafashe kuko tubibona koko bafite ikibazo. Mu byo Cinefame Rwanda ntago nayivuze neza, ni mu mpaka ya ndayisubira ndayivuga. Wayivuga nta kibazo. Cinefame Rwanda ni umuryango nyarwanda ushinzwe guteza imbere sinema mu Rwanda, ariko cyane ukita ku iterambere ry'abagore bakora umwuga wa sinema. Twawushyizeho kugira ngo twunganire abagore cyane kuko twabonaga aribo bafite imbogamizi nyinshi. Ahanini bari mu mwuga wo gukina, ukabona imbere ya kamera ukabona n'abakinnyi gusa. Twifuza ko bajya no mu yindi myuga itandukanye yo muri sinema. Muri iyo myuga harimo no gushora imari, nubwo gushora imari biriza mu bucuruzi, ariko nanone bifite n'urundi ruhande byinjiramo kuko ushoramo ariko uri n'umuhanzi. Ntabwo waba umucuruzi gusa ngo ujye muri sinema ngo bigukundire, kuko bisaba ngo umenye ya karite y'ikintu ugiye gushoramo amafaranga, umenye cya kintu ugiye gufasha, cya kintu ugiye gushyiramo amafaranga cyujuje ibyangombwa. Bisaba ngo nawe ubukizi muri sinema ni icyo ngicyo. Ubwo rero twafasha abagore, ni urugero nguha rwose rwa bugufi. Twafasha abo bagore tubahuriza hamwe icyumweru cyose, tumara icyumweru tubaganiriza, tubereka uburyo abantu bashobora kubikora kandi bakabikora professionnellement, bakabyiga bakabikora. Ukareba ikintu cya mbere twabasabye ni uguhuriza hamwe imbaraga, bakava mu tuntu umwe kuko umuntu umwe ntiyigira. Iyo abantu bahuje imbaraga bakora byinshi, bagakora ikintu bita co-production. Icyo ni igikorwa twatangije mu byumweru 3 bishize, kandi turagerageza gukurikirana abo bagore ku buryo tubigisha ukuntu production ikorwa, bagashyira amafaranga mu bikorwa byabo bazi uko bayashyizemo kandi bazi n'uburyo bazunguka. Tuzabashakira abarimu, tuzabishakira ubushobozi, ariko icyo kintu turashaka ko gikorwa neza. Ntumbaze impamvu navuze abagore gusa, abagabo nabo ntabwo tujya tubaheza, ariko nuko twatangiranye n'abagore, nihagera tufite ubushobozi n'abagabo ntitwabura kubafasha. Nibyo. Ferdinand, ino sekiteri abantu bayirimo hari abagishaka gukora ubu buhanzi mu buryo bwa gakondo, badashaka guhinduka, badashaka kubona icyerekezo kigeze cy'isi n'uburyo bashobora gucuruzamo ibihangano byabo. Urabona ino sekiteri yabigana he mu gihe twadugifite imyumvire nk'iyo ngiyo? Hari icyo waruvuze ngo hari abadashaka guhinduka, bashaka gukomeza gukora mu buryo bwa gakondo. Ubwo buryo bwa gakondo burimo ibice bibiri. Yego. Iyo tuvuze gakondo nk'umurage, ni byiza ko abantu bakomeza kugira umwimerere, ariko bakawujyanisha n'igihe. Ubwo ndi kuvuga abantu bashobora kuba bakora kuko hari nk'ikibazo duhura nacyo, ugasanga umuntu yaririmba gakondo ngo ibyo ntibyagurisha n'iby'abasaza. Ariko ni gute ufata umwimerere ya yindi gakondo uyumuzi
ukagira umwimerere, kuko uyu munsi ikibazo dufite nuko nkuko bivuze kuri karite, uyu munsi iyo umuntu acuranze violin umenya ngo iyi ni yaha. Uramutse usinjirije gutya mpumirije amaso umuntu agacuranga umuziki, ushobora kuvuga ngo uyu ni umutanzania, uyu aha ni Bugande, ahangaha ni Vietnam, ahangaha ni Korea. Ariko twebwe turaza gukora iki kugira ngo umuntu nasinziriza umuntu acuranza ahita amenya ko ari umunyarwanda? Ubwo niyo agakondo, iyo ni kimwe. Icyo wari uvuze rero cyo kuvuga ngo kudashaka guhinduka, imyumvire igomba guhinduka. Uyu munsi kugira ngo runo ruganda rutanga umusaruro, uzi ko turi mu isi y'ikoranabuhanga. Abantu bakeneye gutangira gukora ubuhanzi bakajyana n'ibigezweho bakabushyira no muri rya koranabuhanga. Ariko mu kubushyira muri rya koranabuhanga kugira ngo bibashe kubatunga ni no kumenya ngo baraza kubushyira mu ikoranabuhanga gute. Kuko niba ubyuka mu gitondo ugakora igihangano cyawe, warangiza ukagishyira ahantu abantu bagatangira kugikoresha ku buntu, birumvikana abantu bose bazakumenya ariko ntabwo kizagutunga. Birasaba iki rero? Birasaba guhinduka kugira ngo n'abantu bakora bya bihangano batangira babikoreshe mu ikoranabuhanga ariko banibuka uburenganzira bwabo. Rwanda Development Board RDB ifitemo department ya registration. Nuvuga ngo igihangano cyawe iyo ugikoze ufite uburenganzira bwo kujya kucyandikisha, wamara kucyandikisha kikazagutunga kuko ni umutungo bwite mu by'ubwenge. Kugira kuki isa nkaho bitubahirizwa iyo ngingo natageje kukikubaza. Yego. Itegeko rirahari. Yego. Hari uburenganzira bw'umuhanzi ku gihangano cye. Ari ugasanga uyu mutungo bwite mu by'ubwenge bisa nkaho bidakurikizwa. Birahari mu nyandiko. Yego. Weakness iri kuri nde. Dukome urusyo dukome n'ingasire. Uyu munsi hari uruhare rw'umuhanzi mu kugira ngo byubahirizwe. Yego. Hari n'uruhare rwa leta mu rw'umuhanzi ruhahera kugarukira he. Nukuvuga ngo uyu munsi nibyo nabyo twasabye, ngira ngo wenda ngarutse inyuma gato, tumaze iminsi mu mahugurwa amaze ngira ngo umwaka wose twiga ku bintu bijyanye na cultural management and art management ku kigo ku bufatanye n'ikigo cyitwa Africaria. Twize uburyo bwo kumenya uburenganzira umuhanzi afite. Ngira ngo abantu bahuguwe ni 19 bahawe ubumenyi buhagije muri business, muri art business and art management. So uburenganzira bw'umuhanzi rero cyangwa uruhare rw'umuhanzi ruhera he? Iyo igihangano cyawe ugikoze ufite uburenganzira bwo kucyandikisha kuko itegeko rirahari. Ahubwo ikibazo gihari ngira ngo nacyo tumaze iminsi tuganiraho, ese niba itegeko rihari mu mpapuro kuki hatabaho mobilisation? Muri recommendation twatanze ngira ngo no mu minsi iri imbere biraza gutangira ku bufatanye na RDB na Minisiteri y'Umuco n'Urubyiruko, haraza kubaho kampanye. Kuko burya kugira ngo ikintu utangire kucyita uburenganzira bwawe ugomba kukimenya. Televiziyo na radio Rwanda nibyo bavuga ngo ikintu cya mbere ni amakuru. Iyo udafite amakuru, urumva iyo udafite amakuru n'ubundi bwa burenganzira bwawe burahonyorwa. Birasaba iki rero? N'uyu munsi umuntu uri kubyumva nawe ashobora kwegera RDB kuko hari service itangwa kuri muri muhanzi wari we wese. Nuvuga ngo uburenganzira bwawe butangirira ko iyo ukoze igihangano ujya kucyandikisha. Hanyuma rero wamara kucyandikisha birumvikana ugomba no kumenya niba igihangano koko ari icyawe, kuko nawe urabizi hari abantu ujya kugira gutyo ukabona ahinduye umutwe, ahinduye wenda ibintu bikeya ariko igihangano yajya kureba ugasanga n'umuhanzi afite indirimbo yitwa ko ari umuhanzi afite indirimbo 20 ariko wajya kureba ugasanga ni karahanyuze nizaze nizakera yagiye asubiramo. Birasaba rero ko n'abantu natwe tutangira kugira icyo bita ownership, ukagira igihangano cyawe kuko iyo ikintu nawe wicaye mu nganzo ukagitekereza Andrew, warangiza ukagishyira hanze ukajya muri studio ugashoramo amafaranga, ubu ukeneye ko ya mafaranga azagera gute azakugarukira. Ni uruhare rwawe kugira ngo ya mafaranga kugarukira ni ukucyandikisha cya gihangano, ariko nanone tukagira ukanagikurikirana. Gusa ikibazo dufite hano mu Rwanda, ntabwo iyo ugiye kureba nk'umuntu wenda tuvuga uburenganzira bwawe bwahonyowe cyangwa bwangijwe, ntabwo turagira abanyamategeko baburanira abahanzi. Nabyo twabitanze muri recommendation kugira ngo mu bantu bahugurwa n'abanyamategeko bahugurwa bajye nabo batanga n'ayo mahugurwa ku banyamategeko baburanira abahanzi. Kuko hari case wenda ntabwo twayijyamo cyane, ariko hari case yigeze kubaho umuntu ukora ubugeni akora tableau ayiha ikigo kimwe, amaze kuyiha ikigo kimwe barayigura bayimanika mu nzu. Nyuma yo kuyimanika mu nzu bari baguze uburenganzira bwo kuyimanika nk'umutako. Ariko nyuma baje kuyifata bafata ya tableau bayishyira ku yandi madokima batangira kuyimultiplier. Bamaze kuyimultiplier arabarega aravuga ati mwafashe igihangano cyanjye murakimultiplier kandi tutabivuganye. Bati hoya uburenga iyo tukiguze tuba tukiguze. Ariko nyuma yo kubona abanyamategeko bamuburanira baje kumwishyura amafaranga arenga kuyo batanze bakigura kugira ngo bakimanike, bishyura noneho amafaranga ya multiplication. Kuko urumva niba umuntu aguhaye cya gihangano aguhaye igihangano afite n'ubundi burenganzira. So ubwo burenganzira birasaba ko abahanzi babumenya bakabukurikiza. Noneho ku ruhande rwa leta icyo twayisabye kandi twizera ko kigiye gukorwa mu minsi ya vuba nuko habaho kampanye. Uyu munsi hari inzego z'ubuhanzi mu turere. Buri karere gafite komite ihagarariye abahanzi. Kugira ngo abahanzi bashyirwe hamwe bahugurwe babwirwe uburenganzira bwabo, bamenye uruhare rwabo ngo nuru n'urwa leta nuru, noneho tujye mu ngamba.
ariko izo ngamba kugira ngo zishoboke ni uko baza muri za ngaga nanone ingaga zihagarariye abahanzi za zindi uko ari zirindwi nakubwiye. Iyo uri mu rugaga ugira n'uruvugiro. Uyu munsi ugiye kureba no muri za koperative n'ahandi hose kugira ngo abantu batangire kubona uburenganzira bwabo ni uko bahuza imbaraga. Burya ngo inkingi imwe ntabwo igera inzu. Niba huza imbaraga tukazihuza twese, ari leta izakora ibyo igomba gukora, natwe dukora ibyo tugomba gukora. Dukunda ururimi rwacu, ruraduhuza nk'abanyarwanda, dufite ururimi rumwe kandi ni nawo murage, nabwo ubukungu bwacu. Uru rurimi dufite ni gute dushobora kururirimbamo tukanacuruza imahanga? Kuko akenshi abahanzi mwagiye mutungwa agatoki ko ibyo mukora bitarenga imbibi, kandi turimo turahanga imirimo muri zino nganda ndangamuco. Ubwo umuntu wo mu baturanyi azamenya gute icyo wahanze tukiri mu gusigasira umuco wacu n'ururimi ruduhuje? Andrew, urakoze. Umuziki ni ubuzima. Hari igihangano turimo gukora kizajya hanze mu minsi ya vuba kivuga ngo I love music, nkunda muzika. Yego. Harimo aho twavuze ngo ibihugu bigira ururimi ariko umuziki nta rurimi ugira. Amadini agira imyemerere ariko umuziki ntugira imyemerere. Umuziki ni inzira yo kuvuga icyo umuntu afite muri we, wakivuga abantu bakacyumva bakavuga ati atuvugiye ibintu. Mu ndirimbo nakunze cyangwa dukunda turirimba nk'umuti mu nganzo, dufite indirimbo zirenze 520 tuvuza, harimo n'iz'abandi zakunzwe, tukagira na album zacu hafi nk'eshanu. Ubwo namwe rya tegeko rirabagonga, arimo ko tuvuga ko tugomba kumenyekanisha ibyacu. Hari wenda nka album imwe natangiriyeho iranditse muri RDB, n'ibindi byose turagomba kubishyira mu nzira uko bisabwa. Rero ntabwo gukunda igihangano cya muzika ndetse na filime nk'uko Madame Jacqueline yabivuze, ntabwo bisaba kuba wumva rwa rurimi rwabyo. Ndakurahiye. Hari indirimbo ndirimba kandi nashobora kuba mvuga indimi zirenze 5. Hari indirimbo ndirimba nkunda ariko ntazi ikivuga, kubera ko nkunda iyo ndirimbo. Umuziki ni ururimi ubwarwo. Ikinyarwanda rero ntabwo nge nabwira abanyarwanda yuko ikinyarwanda kiririmbitse neza, kiraryoshye kukiririmba. Ndetse ibanga ry'iterambere ry'igihugu icyo ari cyo cyose rishingira ku kintu kimwe cy'ingenzi: twohereza ibingana iki hanze, byinshi bishoboka tugakurayo bike bishoboka. Niryo banga ry'iterambere ry'igihugu. Iyo abantu bahingira imbehe, iyo abantu bororera inkongoro, ndakurahiye, ntabwo icyo gihugu gishobora kuzamuka. Ubuhanzi nk'umuti mu nganzo, twebwe twifuza tugamije ko umuziki ujya ku rwego rw'ikawa mu kwinjiriza u Rwanda amadovize. Icyo kintu uvuze ubwo mu cyongereza icyo twavuga twakita nka product standardization. Ubwo turaza kujyana iki kuri rwego mpuzamahanga mu by'ukuri? Mwizeye namwe umwimerere wanyu wajya guhangana n'umunya-Nigeria mu gacuruzi? Cyane. Ushingira ku cy'ubyemeza? Reka nkubwire, u Rwanda rufite abahanzi, u Rwanda rufite inganzo. Ndabikubwiza ukuri nk'umuhanzi. Dukunda iby'abandi, ntabwo hari icyo bita protectionisme. Ntabwo ari byiza ko dukumira abandi kugira ngo twe dutambuke. Nibaze natwe twohereze. Ikibazo kiri duhahirane. Abanyarwanda dufite inganzo. Nibyo President wa Art Council yavugaga, abanyarwanda harimo ababihawe babihererekanya mu miryango, ariko bisaba ko, ubwo ndavuga uruhare rwacu abahanzi, turasabwa ikintu cya mbere: kwiga. Aricyo Jacqueline yagarutseho cyane, ni twige. Ntabwo uko mvuza ikintu ku rwego rwa rundi rwanjye ku giti cyanjye kiri ku rwego mpuzamahanga, standardization. Ni gute tugera ku rwego mpuzamahanga? Ni gute abahanzi, buriya hari igihe njya ndeba abahanzi, umuhanzi akavuga ngo agiye muri studio ahimbirayo. Simbyanze, bibaho, ndabizi ko bibaho. Ariko umaze guhangira muri studio, wabonye akanya ko kujya gukora ubushakashatsi kuri cya gihangano, wakimenye, wavuze urukundo, ariko ibintu uvuga n'ubutaha uzabisubiramo. Ese niba waganiriye wenda kurwanya ihohoterwa rikorerwa abana, wakoze ubushakashatsi, wagiye mu nyandiko zihari zisobanura icyo bivuga. Umuntu ntabwo, hari nk'imvugo idakoreshwa yo kuvuga ngo abana bafashwe ku ngufu. Iyo ni imvugo iri tekinike,
ifite uko ivugwa. Nuramuka ugiye guhanguka bivuga gutyo gusa uzaba uvuze nyine nk'uwatekereje mu kirere ariko ntabwo uzaba wafashe inyandiko. Standardization rero ni ikintu gikomeye kugira abahanzi bahanga ku rwego mpuzamahanga bahimbe mu kinyarwanda, kuko Andrew hari igihangano ushobora guhimba mu kinyarwanda gishyira mu cyongereza kikazamba kubera ko kiryoshye mu kinyarwanda. Hari igihangano ushobora guhimba mu cyongereza nagishyira mu kinyarwanda ntikiryohe nk'uko cyari kiryoshye. Igihangano umuhanzi ahanga bitewe n'uko aguwe, bitewe n'icyo ashaka gutanga. Abanyarwanda ikinyarwanda cyacu cyajya ku isoko mpuzamahanga, cyajyaho kikacuruza, tukabyina mu kinyarwanda, tukabyina mu njyana mpuzamahanga, tukabyina mu kinyarwanda cy'iwacu. Umunyamahanga ashaka icyo wazanye kidasanzwe, niryo banga rihenze. Ikindi studio zacu ziri ku kihe kigero? Ziradukorera abantu abahanzi dufite ibyacu dusabwa guhanga neza, kwandika neza, kuririmba neza, gukora mu manota, kujya mu murya, guhanga amakoro cyangwa se codes ziryoshye zijyanye n'igihe, gushaka style. Dukora indirimbo Ejo Heza nk'umutima unganzo, ni indirimbo abantu bakunda, igica kuri televiziyo y'u Rwanda no mu bindi bitangazamakuru. Tuyihimba twayihimbye mbere yuko ya gahunda y'Ejo Heza iza, hari hasigaye nk'umwaka. Hari n'abavandimwe twaganiriye kuri televiziyo batari ku indirimbo uko tubona yaje imbere ya gahunda y'Ejo Heza bimeze bite. Twarahanze n'abana batangiye kuyihimba mu bushobozi n'ubumenyi wenda afite, ndicara nanjye ndagorora, indirimbo irasohoka. Mu minsi yashize nabwo reka babwire ntabwo tuzajya kuregana ngo abantu baturirimba indirimbo bayikunze, nibayikunde nicyo twayihimbiye, yego izagira ikimarira abantu. Jacques, ari ikintu twakomeje kurekaho cy'ubumenyi, izi skills nuko tudafite amashuri abyigisha, nuko tudafite ubushake bwo kuyagana. Icyo cyuho kiri he? Aho umuntu akavumbuka mu gitondo, bambabarira banyumvise, akavumbuka mu gitondo agashaka kwisanga muri sinema atafite background yabyo. Sinavuga ngo kwiga ni ibisanzwe. Aho twigira harahari? Harahari, ariko nanone ntago hari kuri rwa rwego twavuga ngo dufashe rurashimishije. Umuntu azaza ajyeyo yige, asohoka akora ya filime ya yindi izajya muri Kane, gafata icya gihembo cya muri Kane. Wa muntu uzatanga karite ya yindi vuga ngo ni umukameraman uriya, ni umwedita n'uriya, arabikora wenyine, azumva yihagije. Bisaba ngo habeho ibyo twigiye ahangaha, bisaba ngo byibuze ikizakugeza kuri, kizakugeza aho muri ayo festivale za Kane zaki, ibyo bihangano biba bifite abandi bantu baje kubyunganira. Abanyamahanga niho wumva ngo haje abantu baje gukorera production hano, bakaza baje kunganirana. N'ibisanzwe, ariko twifuza ko cyagiye umuntu uba ari principal kuri kamera akaba umunyarwanda. Ubwo bumenyi tukabugira. Uburi umwedita principal akaba ari umunyarwanda, ubwo bumenyi tukabugira. Ahubwo abazungu bakaza kuki zo batazabashe kutwunganira simbiza, ariko numva nabo baje kunganira ntacyo byaba bitwaye, ari twe duhagaze neza bakatujya inyuma. Hari ikintu warugarutseho ku kijyanye n'amashuri, reka nunganire. Ubwo kuko burya ngo ujya gukira indwara arayirata. Akomeza no kutubwira niba dufite n'ahantu hahagije gukorera amapractice. Uyu munsi turi Abanyarwanda, reka tuganire nk'Abanyarwanda kandi turebe ikibazo dufite, twere kugihunga kugira ngo tunabashe kugikemura. Kuko burya hari umuntu wigeze kuvuga ngo you don't dance around, you dance in the center. Reka tuze muri center rero, ntitujagarare. Ntitujagarare. Warubajije utese amashuri mu Rwanda arahari? Ugiye kureba uhumirije amaso nk'umuntu ureba icyerekezo tukeneye cy'ubuhanzi ntayo. Kuko uyu munsi dufite ishuri ry'umuziki ryo ku Nyundo, ryaje ngira ngo riri muri Muhango ubu ngubu, niryo byonyine dufite rya muzika. Ayandi ni amashuri mato mato nk'uko umutima unganzo yabivuze, ariko umutima unganzo arakwigisha ukamenya gitari, ariko ntari buguhe certificate uri bujyana ahantu ngo ibe standard cyangwa ijye ku rwego mpuzamahanga. Urajya ahantu bakwigishe kweditinga, ariko nibamara kukwigisha kweditinga nta certificate bari buguhe. Niyo bari buguhe nuwishyira muri platform z'iri international uraza gusanga itari valid. So icyo cyo turakizi ko dufite ikibazo cy'amashuri. Ngira ngo n'ubushize
cyabayeho aha dufite muri kaminuza y'u Rwanda departement ya drama ariko kubera yavuyeho urumva niba yaravuyeho nako twari dusigaranye kavuye ariko turi ngira ngo ubushize twagiranye inama na University of Rwanda ndetse n'abari gutegura curriculum kugira ngo dufatanyije muri federation y'ababyinnyi ya danse traditionnelle y'imbyino za Kinyarwanda ndetse na performing art na muzika kugira ngo hatangire hanagaruke curriculum y'ubuhanzi kugira ngo no mu mashuri byigishwe. Urumva niba departement ya drama yaravuyeho ariyo yari inasigaye yigisha abantu, hari abantu benshi bayirangijemo hano mu Rwanda bahari bize drama ariko biga kubyigisha nta mashuri hari yo kujya kubyigisha. Muranyibutsa Saros Papiri bize kwigisha drama bararangiza bajya gushaka akazi basanga ntaga hari. Bishatse kuvanga uyu munsi hagakwiye kuba harigishijwe abantu bajya kwigisha drama ariko dufite n'amashuri nibura niyo bitaba ibigo byinshi. Uyu munsi turashimira His Excellency ko yavuze ati ariko abaganga babura bate mushyiraho amashuri. Uyu munsi mu gitondo batubwiye bavuze bati nimushyireho na ya mashuri y'ubuhanzi kugira ngo byakorwa naga ari ibintu byateye. Higizeho no kuba presidential scholarship yo mu buhanzi turazi bagira ariko se dufite na space ihagije kwa mu practice. Niyo nanigiye kugarukaho. Uyu munsi iyo ugiye kureba hano muri Kigali ubwaho ugashaka space ubwo ndabivuga wenda nk'umuntu agiriwe wenda amahirwe yo kujya ahantu hatandukanye ngira ngo n'ubushize twagiye Tanzania kugira ngo tujye kureba ese ubuhanzi bwo muri Tanzania bukora gute ko tuzi ko buri ku rwego ruhanitse. Araho nasuye yitwa Nafasi Art Space ariko nabashije gusura ama space ageze nko muri 20. Nagiye mu gihugu cya Korea ndeba art zaho ukuntu zikorwa mu mafestival mpuzamahanga ndeba ukuntu bimeze. Dukeneye rero space za hano mu Rwanda ntago zihagije. Uyu munsi umuntu ukora ubuhanzi bukorera i Huye ashobora kugira ahantu nka Huye Art Space irahari ariko wajya nk'ahandi hantu ugasanga ntabwo hahagije. N'ahari muri za mezo zitwa mezo de jeunes zihari nka Nyamagabe usanga harahindutse Covid Center. Yego. Ku buryo na wa muhanzi ukeneye ahantu ho kujya gukorera nahagera arasanga hari ni Covid Center na kwakira ubuhanzi. Ari space hari space ubwayo hari n'ibikoresho muri iyo space ubwayo. Urumva nabyo ntago bihagije. Noneho tugarutse ku kijyanye rero n'amashuri nibyo nakomeje kuvugaho, amashuri ntabwo ahagije. Uretse wenda abantu bagiye bagerageza tukareba ahandi ukuntu umuntu abigenza kwinyabya nkaho ngaho akagenda kwiga akagaruka afite ubwo bumenyi ariko dukeneye nkuko batanga scholarship zo kujya kwiga ubuhinzi muri Israel hakagenda cohort 1 cohort 2 cohort 3 ndetse no mu buhanzi hagakwiye umunsi kubaho bavuga bati reka turebe ukuntu twohereza abantu bajya kwiga ubuhanzi bagaruke bateze imbere secteur. Ngarutse kuri cya kintu bavuze rero cya mpuzamahanga. Yego. Burya ntago wagayira umuntu amazi yavomye utamuhaye isoko yo kuvomaho. Twagize ikibazo gikomeye bitewe n'amashuri kuba ari isoko ariko ujya kuvoma nako badafite ubushake bwo kwirira. Twagize ngira ngo turabiza amateka y'iki gihugu, hari ibintu byinshi twagiye tubura, hari umurage mwinshi wari waragiye. Ejo bundi ngira ngo turanashimira leta y'u Rwanda kubera imbaraga ishyiramo, hari ibyo twakiriye byari bimaze imyaka byarajyangwa n'abakoloni ari Kanombe kuri mize byakiriwe nk'umurage w'igihugu. Kugira ngo nunabwira umuntu ngo hanga gakondo izabe mpuzamahanga azaba afite ikintu ashingira. Uko biragoye cyane kubwira umwana wavutse nyuma ya jenoside ukavuga ngo shingira kuri gakondo, yakubaza gakondo gasanga nawe uri kubimubwira ntabwo yifite ngo yimwereke nibura afatireho rwa rugero. Ariko turashimira leta y'u Rwanda kuko yarabigaruye, ibyo yagaruye tugiye kubishingiraho noneho tuvuge ngo nguyu umurage wa bene Imana, nguyu umurage mu ushingireho. Noneho kuri cya kintu ruvuze rero cya mpuzamahanga ntabwo ikibazo ari Ikinyarwanda kuko turirimba igihinde tutumva, turirimba Ikinigeria tutumva kandi tukakibyina. Turabiririmba igikoreya tutumva, abantu bose bazanyohaseyo ariko wamubaza ibikurikiraho ntabwo yabimenya. Ariko bari abakora za filime bagenda basobanura ugasanga filime iri mu Giportugais, filime iri mu Gikoreya ariko akiyaranja akagira gute akayisobanura. So wareba bihangano bindi kugira ngo bimenyekane. Umuhanga yaravuze ngo if you read a book about China you have been in China. Niba wasomye igitabo ku Bushinwa ubwo wagezeyo. Kera twajyaga twiga mu mashuri abanza ngo iyo ugeze ikiga ngo amatara ku muhanda ngo amahoteli umuntu yavuga amatara ku muhanda ugahita usinziriza ukumva amatara ku muhanda. Uyu munsi rero dukeneye n'icyo nuko kora bwa buhanzi muri rwa rurimi rw'Ikinyarwanda ariko tugashaka abahanga kuko nabivuze inkingi imwe ntigera inzu. Niba uyu munsi Andrew akoze igihangano mu Kinyarwanda iyambaze Ferdinand uzi Igifaransa agukorere subtitles n'uririmba mu Kinyarwanda ariko subtitles zica munsi zibe ziri mu Cyongereza cyangwa mu Gifaransa. Gira ngo nigeze kujya muri festival mpuzamahanga muri South Korea. Muri sinema bamaze kubyumva cyane bose. Nagiye muri icyo gihe ndi muri Korea kwiga ibijyanye n'isangiramuco mpuzamahanga biciye mu muziki gakondo. Hari naririmbye indirimbo y'Ikinyarwanda. Ariko iyo ndirimbo kugira ngo abandi bantu bayumve kuko Ikinyarwanda n'ubwa mbere bari bakiriye umuntu wo muri Afurika uje kuririmba gakondo. Bafashe ya ndirimbo text yayo bayiprojecta mu Cyongereza.
nkaririmba ariko bikaba biri kuba displayed mu cyongereza kugira ngo abantu babashe kubyumva. Bishatse kuvuga iki rero? Ni ugufatanya. Niba umuntu ahimbye mu kinyarwanda ashaka subtitles z'icyongereza bitewe n'aho ashaka kwijyana, ashaka subtitles z'igifaransa bitewe n'aho ashaka kwijyana, ubundi ibindi bintu bizikora. N'abafaransa bazaririmba ikinyarwanda kandi batacyumva nk'uko natwe turirimba ibyabo kandi tutabyumva. Yego. Byari muri Buhani Busani. Urumva twari turi Seoul. Busani nawo n'uwundi mujyi wa South Korea ari kuba kure ya Seoul. Kangaruke gatoya ku bijyanye n'aho mushyira cyangwa se channel munyuzamo ibihangano byanyu. Mu myaka yashize zimwe muri complaint mwagaragazaga nuko hari televiziyo nkeya zishobora byibura kumenyekanisha ibihangano byanyu. Ziza kuboneka, haza kuza ikoranabuhanga YouTube iraza, watubwiye ko mu minsi iri imbere uraba ukirigita ifaranga binyuze mu bihangano mushyira kuri YouTube ndetse n'ahandi. Ariko nanone nkibaza ni gute muhuza izi network zibafasha gushyira ibihangano byanyu ahagaragara ndetse na professionalism mu buryo bikorwamo atari akavuyo. Andrew urakoze. Natangiye guhanga mu Rwanda dufite radio imwe na televiziyo imwe. Ari naho twicaye ubu. Nari naho twicaye. Indirimbo Show Me the Way navuze nayikoze muri 1999 ndimo kurangiza amashuri yisumbuye. Ega ntabwo nabyibagira za kuyidusha. Yego. Nayikoze kuva icyo gihe yaciye kuri radio y'u Rwanda izenguruka isi yose. Hari umuntu twize kuvugana rimwe ari Buganda ambwira ati sobanurira abantu yuko indirimbo ari y'umunyarwanda. None se arashaka kumva iki? Ni y'umunyarwanda we bimubwire kuko turaziranye ari umuntu twiganaga. Ati umunyarwanda waririmbye icyongereza gusa nawe okay. Abanyarwanda tuzi byinshi we mubwire ko ari y'umunyarwanda nta kibazo. Niba bashaka baririmbe ntacyo bintwaye. Icyo rero buriya hari ibintu biri amahirwe ari nizi terambere muri masters. Ariko igikorwa cy'iterambere ntabwo gisobanura iterambere. Ntabwo igihe cyose ushobora kubaka ibitaro byiza kandi abantu ntibabiyoboke. U Rwanda rufite radio nyinshi na televiziyo nyinshi, ariko ntabwo ntekereza ko zibyara umusaruro abahanzi bazikeneyeho. Televiziyo y'u Rwanda, radio y'u Rwanda, igihangano cyacagaho kikazenguruka igihugu cyose, ugasanga ahantu indirimbo barayizi bataranakubona batazi na nyirayo. None radio zabaye nyinshi na televiziyo ziba nyinshi, ubanza hari byanatumye harenda abantu batamenya na heza bashobora kubyumvira. Ubwo professionalism turayirebera ku bitangazamakuru bidakina ibyo bihangano cyangwa barayungurura bakareba ibyo audience yabo ikeneye ibyanyu bitarimo. Yego. Reka wenda ngewe ntabwo ndi butunga intoki. Yego. Uruhande rwacu nk'abahanzi narusobanuye no guhanga neza ugashyiramo ubuhanga n'ubumenyi bukenewe. Ubuhanga no kuvuga ngo umuhanzi agomba kwaza ubwenge. Yamara kugira bwa bwenge bwo ni muri cinema, ni muri plastic art, umuhanzi, umuririmbyi, umucuranzi, ukora imivugo, buri muntu wese agomba kuba burya ari umunyabwenge bwinshi. Bwinshi kubera ko agomba kwiga rero so kujya ku ishuri gusa. Iyo batanga igisobanuro cy'ubumenyi bavuga ko ari kwa kuntu kose ushaka ubumenyi runaka ukagira ikintu umenya aho wagikura mu ishuri cyangwa hanze y'ishuri. Perezida wa Art Council bisobanuye umuti mu nganzo dufite ibanga rikomeye Andrew. Twagiye mu bana bato. Yego. Nyundo na amahirwe igihugu cyatanze kugira ngo abantu bige muzika bagere no ku rwego ruhagije rwo kubona inyandiko cyangwa se impamyabumenyi cyangwa se zisobanura ko abantu bize koko. Ariko dufite ikibazo, ntabwo umuntu akeneye kujya kwiga ngo abanze atangire kwiga muzika cyangwa se twe ko yamenye muzika ageze mu myaka 18. Muzika umuntu abana nayo munda. Ngiye abana banje ndabazi bari munda tubacurangira, akavuka ukamucurangira, akavuka agacuranga. Uyu munsi iyo bahari nibyo navuze, ngewe iyo bahari iyi gitari nyibika mu cyumba cyanjye nkabwira ngo aka nakabando k'umusaza ntimuzakoreho. Mujye mufata zira zose, dufite salle ya repetition, dufite ibikoresho n'ishoramari. Ndaza kuvuga cyane ku kijyanye n'ishoramari. Abantu ntabwo bazaha amafaranga ari. Ndaza kubivuga umuziki, impano, ibihangano ni inzira y'ubukire. Abantu bafite amafaranga, izindi secteur zabaye zararangiye, inyinshi abantu bashyize barashagajaze. Muze mu muziki, baze mu nganda, nibaze mu mutima nganzo mbabwira ibanga, mbabwira ukuntu twazenguruka isi yose. Kasavu twagiye kwireba, Kasavu twarayikunze mu myaka 40. Lucky Dube yaraducurangiye turaryoherwa, n'abandi baraducurangiye turaryoherwa. Rero nagira ngo nsobanure ko umuziki
tugomba kuwukora ku rwego rwisumbuye ruri standardized, ikindi tukawukora mu rwego ruri hejuru y'uko abantu bawukoraga uyu munsi. Ntabwo mu Rwanda tugira amahirwe, abantu barimo kwiga, ariko uzabibona hari ubwo tugira ibyago umuntu akajya ku ishuri akazana urupapuro agasigaye ubumenyi. Uyu muziki, iyo sinema Jacqueline yavugaga, perezida wa Art Council ni umuhanzi, leta ntihazagire ubivuga ngo nta kitakoze, yakoze ibyishoboye byose, byarakozwe. Yafashe minisiteri, ishyiraho minisiteri y'umuco n'ubuhanzi, ishyiraho abahanzi bakora muri minisiteri. Perezida wa Art Council ni umuhanzi. Umutima mu nganzo turabafatanya ibikorwa twashoye mu buhanzi kugira ngo dufatikanye inganzo zamuke. Ntacyo tuzanenga leta. Ikindi nshaka kugira ngo tuvugeho cyane cyane icyo kintu abantu bagica akarongo. Iyo duhimba burya twebwe abahanzi ntabwo duhimbira amafaranga. Twebwe turahimba ngo duhimbe, ariko hari abacuruzi beza kuturusha. Njye nshobora kuba ndi umuhanzi mwiza ariko ntari umucuruzi mwiza. Abacuruzi mwacuruje umutima mu nganzo mukazenguruka amahanga, ko dufite abana bato, dufite urubyiruko, dufite abantu bakuru bashaka gukora ibintu by'igitangaza. Ni hehe wabonye mu Rwanda ukabona umwana ashobora kuvuza solo nziza, akavuza indirimbo yo ku rwego mpuzamahanga, yarangiza akavamo akajya mu ngamba agahamiriza? Twebwe twarabikoze nk'umutima mu nganzo, kuko tuvuga ngo nitugera ahandi bakaturataho gitari yabo bakoze, tuzavuza inanga y'Abanyarwanda. Nibyo. Wenda minota dusigaje nk'icumi, Jacqueline, hari ibintu byiza akomojeho mwana, ariko ndagira ngo tuvuge ku kintu kijyanye na talent detection. Zirahari, turazibonye, ariko noneho kuzikuza kugira ngo tuzigumane nabyo ni ikibazo. Turabona umwana ushimishije muri sinema, ejo mu gitondo bivuyemo yigire mu bindi. Kudetekta iyo talent ni kimwe, kuyikuza no kuyigumana ni ikindi. Harabura iki? Perezida wa Art Council yabivuze, aho abana bahera bajya ku ishuri naho nibashyireyo icyo kintu. Abana bafite amatara bamenyekane bakiri mu ishuri, bazamukane nayo, nibarangiza ubwabo bahitemo niba bagomba kuba abacuruzi basanzwe, niba bagomba, ariko ndahamya ko umuntu wavukanye talent bakayidevelopa ari mu wa mbere primaire akazamukana nayo, nta kabuza azabona, azajya muri art, ntabwo azajya muri biro runaka, ntabwo azajya muri, azayoboneza muri art. Nk'ubushize muri 2019 ndibuka twafashe abana b'abakobwa bo muri secondaire 20 twabahisemo, twabwiye ibigo biradufasha, banimateur babana nabo umunsi ku wundi barabafata. Abo bana twababaje ngo abana bafite talent muri filme, babona bafite iyo talent. Abo banyeshuri n'ubu ngubu baracyahari, nuko byakomwe mu nkokora na covid, twashaka kubigisha ukuntu bakora filme documentaire. Twabigishije igihe cy'amezi 2, ariko covid iraza irabihagarika. Abo banyeshuri bari barazamukanye iyo talent, abanimateur babafashe, bagendaga babareba uko bazamuka. Ni ukuvuga ngo bageze mu wa 6 baravuze bati abangaba nimubafate nta kibazo. Rero ni ukuvuga ngo talent nitugira Imana uko yabivuze, bikagera ministère ya education ikabifata en charge, abana bakiga, bagashyiraho nako kantu ko kuvuga ngo bagire amasomo asanzwe abeho, ariko na art bayihe agaciro, bayigenera umwanya. Nta kabuza abahanzi bazaba benshi, kandi abahanzi babikora bya kinyamwuga bazaboneka mu gihugu. Ese dufite abajyanama muri kariyeri z'ano bana ku buryo adashobora gutana kimwe? Ego, mu minsi ishize nanone twahuye hari umunsi w'umwana w'umunyeshuri, umwana w'umukobwa w'umunyeshuri, nawo twawukomojeho, twawuvuzeho nk'abagore bakora umwuga wa sinema bari muri Cinefame. Umujyanama wa mbere burya ni umubyeyi. Kumufite ariko? Kumufite. Umubyeyi wa kabiri ni mwarimu. Mwarimu ntabura, niyo mpamvu hari igihe umwana wenda ageramo akumva
bya bintu byo gusamara akajya mu bimworoheye akavuga ati reka imibare ntabwo iri kwinjira neza, reka njye gufata gitari aba ariyo nkoresha ubu ngubu. Umuntu wa mbere umuyobora ugomba kumugira inama aho ngaho ni mwarimu azamubwira ati byose bifate, wiheza kiriya na kiriya wigiheza, ariko amugiremo inama. Nagira Imana agataha asanzwe afite uwo mubyeyi nawe abo mu rugo amugira iyo nama. Ndahamya ko education ariyo ya mbere ku ishuri no mu rugo bizarema abahanzi bazima. Nta kibazo bafite. Amasegonda abiri cyo nshaka kuvuga, hari ikintu warubajije ngo talent detection. Hari itandukaniro riri hagati ya talent detection na talent identification. Ubwo ndabivuga ngiye nk'umuntu wabaye umwarimu imyaka 5, aba mfite experience irenga y'imyaka 15 mu bintu bya mentorship and career guidance. Ntabwo wenda nabatunga urutoki bataza kwandika inkuru ngo nabaririyeho hiti, ariko muri iki gihugu harimo abantu benshi b'abahanzi bagiye baca mu biganza byacu, ukamugira inama, ukamukuza, ukamuvana mu byo yari arimo, ukamuha umurongo. Uyu munsi baba abahanzi, baba DJ, barahari benshi cyane. Ntabwo nshaka kubivuga amazina bazabyivugira ubwabo, tubyirinde ibyo ngibyo. Ariko ku cyo waruvuze cy'abajyanama, ngira ngo n'ubu ngubu hari, uretse akazi kanjye gasanzwe, ndi a professional trainer mu bintu byo gutraining aba mentors, school based mentors, kugira ngo tubafashe kugira ubumenyi bwo kubasha kuidentify no gukora talent detection muri ba bana, ariko banabakurikirane. So icyo ngicyo rero barahari, ahubwo ikintu gikenewe ni ukongeramo imbaraga kugira ngo tumenye, kuko nanone talent detection nabyo ni passion, nayo ni indi mpano. Abantu ushobora guha abana amafaranga bati tugiye ko organize talent detection, bagahuza n'ubundi abantu bafite za mpano bakaza bakaririmba n'ubundi bari basanzwe bazifite, barangiza bakabahemba, ubwo bikaba birarangiye. So dukeneye icyo bita sustainability on talent development. Za mpano zigakura zikabyara umusaruro, kandi birashoboka kuko ndumwe muri bamwe bagiye babikora, ariko hari n'abandi bagiye batandukanye. Ahubwo wenda nk'ikintu dushobora gufataho nk'umwanzuro nuko abo bantu bahurizwa hamwe, noneho ku bigo by'amashuri bagahabwa n'amahugurwa agiye atandukanye kugira ngo babashe no kugira bwa bunararibonye, kuko nanone umuntu ashobora kuza afite impano nawe ubwawe utazi kwitandukanya, kuko ugomba gutandukanya icyo umuntu ashoboye n'icyo akunda. Ubwo se izo development strategies zirahari byibura cyangwa no kuanza kuzirema bushyashya? Hari izigiye zihari. Hari izigiye zihari dushobora kuzihurizaho. Ndaguha nk'urugero nko muri ikigo cyitwa Fawe Rwanda, ari naho natangiriye urugendo rwanjye rwa career guidance. Bagiraga aba mentors, twatangiye gukora mentorship ngira ngo twiga muri kaminuza. Ugasanga buri gihembwe baratwohereza mu bigo bitandukanye kujya gukora career guidance na mentorship. Hakaba abana mugenda mwidentify bagiye batandukanye. So hari strategy bafite, hari n'izindi zabaye developed na REB ku rwego rwa school based mentors. Izo dushobora kugenda abantu bakazihuriza hamwe zikazavamo ikintu cya talent detection, talent development and talent identification. Bityo bigatuma ejo hazaza ha talent mu gihugu hatanga umusanzu ku iterambere ry'igihugu. Mu munota umwe, network y'abahanzi imeze gute? Ubwabo barahuje bashize hamwe cyangwa baracyari nyamwigendaho? Unatubwire n'abagifite ubumenyi buke mu bijyanye n'ikoreshwa ry'ikoranabuhanga uko bazisaka kuri iri soko ry'umunsi. Ku kijyanye nk'icyo warumbajije se, barahuje. Uyu munsi turahuje, ariko ntabwo biranoga neza, biracyarimo ibyo gukosora byinshi. Ubwo turasaba leta natwe nko guterwa naho kwitera. Yego, nibyo nari ngiye kukubwira, birasaba, ni nabyo nari nashyize muri recommendation, nuko abahanzi dutangira ibintu aho gufata. Ubundi umuhanga yaravuze ngo life is not a suggestion. Ntabwo ubuzima igisubizo ushaka ntabwo wagihundi ngaki, ntabwo ubuzima bwawe ushaka kubaho wabuhundi ngabubeho kugira ngo ibibazo byawe byikorere. Ahubwo uyu munsi reka twebwe ubwacu twishakemo ibisubizo, duhuze imbaraga. Nitumara guhuza imbaraga na leta, kuko uyu munsi iramuzizanya amafaranga sigasanga tutari ku murongo, byagenda gute? Yapfa ubusa. Birasaba rero ko haracyarimo utuntu two gukosora mu kwihuza hamwe. Izo ngaga zirahari, inzego z'abahanzi zirahari, dukeneye rero ko nabandi bazijoininga kandi bizagenda. Ubumenyi buke mu ikoreshwa ry'ikoranabuhanga. Ubumenyi buke mu ikoreshwa ry'ikoranabuhanga bwo ni bwinshi cyane, nawe urabizi. Niyo ugiye kureba ama tweet, iyo ugiye kureba kuri Instagram, wajya kureba kuri YouTube, uburyo duposting ibintu byacu, the professional way of like upskilling, nabyo buracyari hasi. Dukeneye rero ko abantu bahugurwa mu ikoreshwa ry'ikoranabuhanga, tukava muri monde yo kugira ngo abantu batumenye, tukajya muri monde ya commercialization y'ibyo dukora kugira ngo bibashe kudutunga. Show us the way. Ndaza no kugaruka mvuga kuri icyo n'uruhare rwacu, ariko ntacyo tuyikoreshe neza. Iminota 2. Icya mbere, YouTube n'izindi mbuga zihari zicururizwaho muzika
rimwe na rimwe ziranaducunaguza abanyarwanda twabuze iki ngo dushyire platform yacu yo gucuruza umuziki wacu. ni kwa gushyira hamwe abashoramari nibashora imari, dufite promoters, East African promoters, dufite n'abandi, dufite studio nziza, River Studio n'izindi zirahari, dufite nihajyeho uburyo bwo guhuza abashoramari bacu. Njyewe ndibuka rimwe nigeze muri 2011 ndangiza iyi album nitwaga Sibyo Ntozwa. Iyi album natangajwe n'ukuntu yacuruzwe ku kibuga cy'indege na Kumati ahantu hatandukanye, bakampamagara bati zana izindi zirashize. Ni bande baziguze? Se ni abantu bagiye mu bihugu by'amahanga, zari zirimo ikinyarwanda cyinshi ariko abantu bazishaka. Rero nagira ngo ncuranga Show Me The Way, ariko mvuga ngo umuziki ni umutungo w'igitangaza, abantu bafite amafaranga muze mbabwire mu munota umwe. Ibindi nagira ngo ntange offer gatoya, niyo nyungu yo kureba televiziyo y'u Rwanda, bayireba abahanzi 10 babuze aho baca kugira ngo batambuke. Wow. Bajye kuri YouTube channel y'umutima mu nganzo, barebe nimero zanjye za telefone, batwandikire kuri email. Bazaza ari benshi, nzakuramo abantu 10, nzakubwira icyo bizakora. Iyi ni indi mirimo ihanzwe. Tuzabahanga, tubatoze, tubaririmbishe, nindangiza tubakore muri studio y'umutima mu nganzo, tubumvishe ibihangano byavuyemo. Ibyo ni amahirwe yo kuri televiziyo y'u Rwanda kwa yikurikiye. Show me the way, show me the way, show me the way, so that I may follow you. Show me the way, show me the way, show me the way, show me the way, so that I may follow you. Arakoze cyane ngira ngo rero mu gusoza iyo offer abantu bose kuri televiziyo u Rwanda mu bahanzi cyangwa se umuntu wese ufite impano runaka yifuza gukuza cyangwa se kwisanga nawe muri zino nganda ndangamuco, atanze rwose amahirwe ku bantu benshi mwiyandikishe, ndetse n'ibinashoboka rwose azafata 10 bashobora no kurenga bitewe n'impano yabonyemo. Iyo n'indi mirimo tubonye Ferdinand, n'indi mirimo kandi mwatubwiye ko ino secteur ikize ikungahayemo amafaranga menshi cyane yihisha abantu batazi. Ni muze rwose duhanga imirimo, turekera kuvuga ko imirimo yabuze, kuko intego ya leta, intego muri gahunda ya guverinoma y'imyaka 7 ni imirimo 1,500,000. Ni ikintu gishoboka rero muri zino nganda ndangamuco, muramutse muhagurutse mukumva ko mushoboye, ariko mukandikisha ibihangano byanyu, mukamenya n'agaciro kabyo, ndetse no kurengera uwo mutungo bwite mu by'ubwenge w'ibihangano byanyu, byose bizatuma tugira kanshimire cyane Munezero Ferdinand, umuyobozi w'inama y'igihugu y'abahanzi, ko yitabiriye utumire bwacu. Nshimire Murekeye Isoni Jacqueline, akaba ari umushoramari muri sinema, akaba n'umuyobozi wa Cinefame Rwanda, ndetse nshimire nanone Moran Emile, akaba ari rwiyemezamirimo w'umuhanzi. Turabashimiye cyane rero ikiganiro dusangire ijambo, tunashimira Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco yakibagejejeho.